Yesu ashimwe, torero ry'Imana dusangiye gucungurwa muri Yesu Kristo. Ndabasuje mwese aho muteraniye hose, hirya no hino mu mpande z'igihugu cyacu ndetse no hanze yacyo, by'umwihariko mu migabane itandukanye igize isi. Rero ndabasuje amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Ni mwene so Robert Ndemezo, mubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nkaba nshimiye umwami Yesu umpaye umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Hanyuma kandi rero turaza gukoresha iminota mikeya dusenga Imana. Reka tubanze rero twagize Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'uyu mwanya umpaye mwiza kandi w'icyitegererezo kugira ngo mbashe kugeza kure ijambo ryawe ku Banyarwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, kuri uyu murongo w'ivugabutumwa wa YouTube wadufunguriye. Komeza ubane nanjye rero kandi usezanye nanjye, mvuge mbwirijwe nawe, bisabye nizeye mu izina ryawe Yesu, amen. Turasoma rero muri Zaburi ya mbere. Nibyo, Zaburi ya mbere. Ubusanzwe Zaburi ni igitabo gikubiyemo ibice bitanu cyangwa se igizwe n'ibitabo bitanu. Twavuga ko igice cya mbere kiva kuri Zaburi ya mbere kujya ku ya 41, hanyuma icya kabiri kigatangira ku ya 42 kugera kuri 72, hanyuma igice cya gatatu kigera kuri Zaburi ya 73 kugera 89, hanyuma iya kane, igice cya kane kigahera kuri ya 90 kugeza ku 107, ya gatanu igahera ku 108 kujya ku 150. Aho rero harimo Zaburi nyinshi zagiye zandikwa na Dawidi, ariko hakabamo n'iz'abandi. Rero twakwemeza yuko Zaburi y'ingiyi ishobora gufatwa nk'ibitabo bitanu cyangwa se ibice bitanu bigize kino gitabo. Bibiliya rero avuze muri Zaburi ya mbere, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Bene data rero tugiye kuganira hejuru y'umwigishwa nyakuri. Umwigishwa nyakuri cyangwa se mu ndimi z'amahanga a true disciple. Disciple mwiza, disciple w'ukuri, umwigishwa w'ukuri. Turaza kureba kandi bisabwa kugira ngo umuntu abe umwigishwa nyakuri, ndetse n'ibyo umwigishwa agomba gukora igihe yamaze guhindurirwa imyumvire, yamaze guhindurirwa imitekerereze, ingeso ndetse n'imyifatire. Hanyuma ari ijambo riravuze ngo hahirwa umuntu icya mbere udakurikiza imigambi y'ababi, icya kabiri ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, icya gatatu ntiyicarane n'abakobanyi. Hanyuma rero Bibiliya ikavuga ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi niyo yibwira ku manywa na nimugoroba na nijoro. Uwo rero niwe uzahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Hanyuma kandi ndagira ngo mbabwire yuko ababi ntibamera batyo. Ubu ndimo ndavuga ku muntu wavuzweho n'Imana, ndimo ndavuga ku muntu w'umunyamahirwe uri ku rutonde rw'abanyamahirwe. Ni umuntu wemeye kubyara ubwa kabiri n'ijambo ry'Imana, icya kabiri akemera guhindurwa n'ijambo ry'Imana, akakira impinduka muri we, kandi icya gatatu akemera kwakira impinduka mu buzima bwe. Imana ishimwe cyane. Impinduka mu buzima bwe zizanwe no kumva ijambo ry'Imana. Akaba kandi umuntu ugomba kuba ufite imbuto z'umwuka wera nk'uko ari 9, hatabuzeho imbuto n'imwe, kugira ngo abashe kwemerwa n'ijuru, kugira ngo abashe kandi abashe kuba ari umuturage mwiza w'ijuru kandi mw'isi, mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu nihabwe icyubahiro rero.
uyu akaba ari umuntu kandi ufite impano z'umwuka wera zibasha kwagura itorero, impano z'umwuka zabasha gukorana n'imbuto z'umwuka kugira ngo byungure itorero. Uyu ni umwigishwa nyakuri. Imana idufashe kandi Imana yacu nitugirire neza. Hanyuma rero uyu niwe muntu uri ku rutonde rw'abanyamahirwe. Ntabwo umuntu uri ku rutonde rw'abanyamahirwe si ufite amazu mu byumve neza, si ufite ubwenge bw'isi, si ufite amafaranga, si ufite amataje, si uhora hanze mu ngendo buri munsi, oya, si ufite pozisiyo nziza mu kazi, yaba mu mirimo ya leta cyangwa se mu nzego z'abikorera ku giti cyabo. Uyu si w'Imana ivuze. Imana ivuze umwigishwa nyakuri cyangwa se umukristo nyakuri, kuko hari itandukaniro ku mukristo, kuba umukristo no kuba umwigishwa. Iyo umuntu ahamagariwe agakiza, agakizwa, ashobora ababaye umukristo, ababaye umwana w'Imana. Hari intambwe ya kabiri rero atera yo kwemerwa kuba umwigishwa wa Kristo. Twaje gusanga rero ko hari umuntu ushobora guhamagarwa na Kristo akizera, akaba umukristo nibyo, akabyaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi, akaba akizera Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, ariko nyuma agahitamo kutizera, kutamukurikira, agahitamo kutamukurikira, akaba umukristo wo mu rusengero, akicara mu nzu y'Imana rwose, ariko agahitamo kudakurikira Kristo. Rero umwigishwa abasha gutandukana n'umukristo, kuko umwigishwa ni uwabanje n'ubundi kuba umukristo nyakuri. Iyo umaze kuba umukristo utera intambwe yo kuba umwigishwa. Mbibutse yuko iyo ari wo muhamagaro twahamagariye kuba abigishwa ba Kristo. Nicyo abantu bazatumenyeraho, nitwera imbuto nyinshi kandi zikagumaho, nicyo kizatumenyekanisha ko turi abigishwa nyakuri ba Kristo. Hanyuma rero iri jambo rirakomeye cyane. Duhereye kuri umurongo wa mbere, uravuze ngo hahirwa umuntu akurikiza imigambi y'ababi. Ibi bintu bitatu Bibiliya ivuze, umuntu akurikiza imigambi y'ababi, ntahagare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicare n'abakobanyi. Ngo mbabwize ukuri yuko ibi nta muntu wabikoze, nta muntu wabayeho wabikoze, nta n'uriho ubikora, nta n'uzabikora. Byakozwe na Yesu Kristo wenyine. Niwe waje mu isi, yitondera, asohoza amategeko y'Imana yose. Ibyo ngibyo rero byemezwa n'umusaraba we, kuri platike yakoze ku musaraba, ubwo yemeraga gupfa mu cyimbo cyacu, agahambwa, agapfa, agahambwa, akazuka. Nicyo kintu cyonyine cyemejwe cyatumye Imana imwemera. Ubu tuvugana akaba ahagaze mu ijuru iburyo bwa se, yicaye mu ijuru iburyo bwa se. Nta yindi mpamvu itumye yicara mu ijuru iburyo bwa se, nuko igitambo cye cyemewe n'Imana, nuko yemeye kwitangira abanyabyaha, abari bari kure y'amasezerano twebwe abanyamahanga, tukaba twaregereye Imana kubw'amaraso, kubw'igitambo cya Yesu Kristo cyatambwe rimwe kugeza iteka ryose. Hanyuma rero uyu niwe Yesu Kristo utarigeze akurikiza imigambi y'ababi. Kabiri, ntabwo yigeze ahagarara mu nzira z'abanyabyaha. Gatatu, ntabwo yigeze yicara n'abakobanyi. Ngavuga amategeko y'Uwiteka niyo yishimiraga. Icya kabiri ngo icya gatanu, amategeko y'Uwiteka niyo icya mbere Bibiliya iravuze ngo uyu ni Yesu Kristo utarigeze akurikiza imigambi y'ababi. Icya kabiri, ntabwo yigeze ahagarara mu nzira z'abanyabyaha. Icya gatatu, ntabwo yigeze yicara n'abakobanyi. Icya kane, amategeko y'Uwiteka niyo yishimiraga kandi niyo yibwiraga ku manywa na nijoro. Icya gatanu rero dusanze yuko uwo nguwo yahwanye n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Icya gatandatu, amababi yacyo ntiyabasha kugira gute kuma, amababi yacyo ntiyabasha kuma. Icya karindwi, cyakoze cyose cyamuberaga cyiza. Rero uyu ni Yesu Kristo wagendaga according to the word of God. Ku ikintu kimwe cyakubashisha kudakurikiza imigambi y'ababi, ni wicare n'abakobanyi, ntuhagare mu nzira z'abanyabyaha,
icyabikubashisha ni ukugenda nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka, ni ukubaho mu buzima nk'uko ubuzima bukwiriye ijambo ry'Imana, ni uguhuza ubuzima bwawe bwa buri munsi n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibi rero bishoboka bite? Bishoboka mu gihe gusa kwizera kwawe kwashyizwe neza mu Mwami Yesu, ndetse no kuzirikana umusaraba we ari cyo cya gikorwa cy'indashyikirwa, cyangwa se ari wa murimo w'indashyikirwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba igorogota mu cyimbo cyawe, kwemera gupfa mu cyimbo cyawe. Kuko iyo uza kubishoboye ntaba yarapfuye. Iyo ubwibone bwawe, ubwiyemezi bwawe, kwirarira kwawe, imbaraga zawe, amahitamo yawe, ubushobozi bwawe, imitungo ufite, amarangamutima yawe, iyo aza kuba abishobora kukuyobora mu gutunganira amategeko y'Imana, Yesu Kristo ntaba yaraje ku isi gupfa. Icyatumye aza rero nuko abantu bananiye kwitonda amategeko y'Imana, araza aba inshungu, aba igitambo, kugira ngo apfire umuntu wari urimbuwe azize kutumvira amategeko y'Imana, azize icyaha cy'Adamu. Araza aremera, asohoza amategeko y'Imana, arasohoza, akora pratique hano mu isi. Niyo mpamvu yavuze ngo ntiyaje gukora amategeko, ahubwo yaje kuyasohoza, yaje kuyakomeza. Amategeko Yesu yavuze ni ayahe? Yari amategeko 10. Aya ngaya ni amategeko 10 y'Imana, wasanga mu Kuva ibice 20 uhereye ku murongo wa mbere. Niyo yaje gusohoza, ntabwo ari amategeko ya Mose y'imihango n'imigenzo by'Abisirayeli yashyiraga Abisirayeli muri discipline ndetse no muri karicya yabo kugira ngo babashe gutunganira Imana. Hanyuma rero Yesu Kristo niwe cyitegerezo cyacu uyu munsi wa none, nk'umuntu uhagarariye umuntu mu isi, mu buzima bw'umuntu mu isi, kandi nk'icyitegerezo cyacu, nk'urugero rwacu rwiza, kugira ngo natwe tugende dukora imyitozo ya buri munsi yo gushinga ikirenge muke. Rero Yesu Kristo ni umuntu uhagarariye. Iyo tuvuze Zaburi ya mbere, bivuze yuko ubuzima bwa Kristo noneho ni Kristo uri muri twebwe. Bivuze ngo ni imiterere y'ubuzima bwa Kristo muri twebwe. Imana ishimwe cyane, kuko ubwo yabambwaga nitwe twabambwaga burya, ubwo yapfaga nitwe twapfuye ku muntu wa kera, ubwo yahambwaga nitwe twahambwe ku muntu wa kera, ubwo yazutse mu bugingo bushya niko natwe turi mu bugingo bushya, ubwo yicaye iburyo bwa Data mu ijuru niko natwe twicaye mu ijuru mu buryo bw'umwuka, iburyo bwa Data twese uri mu ijuru muri Yesu Kristo umwana we. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Ibi bishatse kuvuga yuko kubaho kwa Kristo muri twe, cyangwa se imiterere y'ubuzima bwa Kristo muri twebwe, nk'umuntu uhagarariye ubuzima bw'umuntu mu isi. Bivuze ngo rero mu isi si twe turiho, ahubwo ni Kristo uriho muri twebwe. Bivuze ko Yesu aduhagarariye hano mu isi, mu bintu byose, mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu bitekerezo, mu mibereho, mu byo twumva, mu byo tureba. Ni Yesu uriho, si twebwe turiho, ahubwo ni Kristo uriho muri twebwe. Imana yacu ni ishimwe, kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hanyuma rero uyu muntu niwe uhiriwe mu bwami bw'Imana, ni umwigishwa nyakuri. Twabonye ko umwigishwa nyakuri ari umuntu ugomba kuba yarabyawe bwa kabiri n'ijambo ry'Imana, icya kabiri agahindurwa naryo kandi akakira impinduka muri we, akagenda yera imbuto zikwiriye abihannye, agahabwa impano z'umwuka wera. Uwo ni umwigishwa nyakuri. Imana ishimwe, kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hanyuma rero niba twarapfanye na Kristo, twizera ko tuzabanaho nawe. Bibiliya iravuga mu Baroma 6:6 ngo nuko tumenye iki, yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo, kugira ngo umubiri w'ibyaha ukurweho, twegumye ku imbata z'ibyaha. Imana yacu nishimwe cyane. Umuntu wa kera muri twebwe ninde? Umuntu wa kera ni uwuhe? Umuntu wa kera ni imyumvire yacu ya kamere, ni imitekerereze yacu ya kamere, ni ingeso zacu za kamere, ni ubwigomeke bwa Satani muri twebwe, ni imikorere yacu ya kera. Iyo niyo yabambanywe na Kristo. Uwo niwo mubiri w'ibyaha waduteraga ibyaha, bigatuma tuba imbata y'ibyaha iminsi yose.
hanyuma kandi mbibutse yuko umuntu yizeye Kristo aba apfuye ku cyaha rimwe kugeza iteka ryose. Abapfuye ku cyaha bivuze ngo ntabwo abapfuye ku cyaha. Icyaha cyicwa n'iki? Kamere yicwa n'iki? Umuntu wa kera yicwa n'iki? Yicwa no kwizera Kristo umwana w'Imana. Yicwa no kumenya neza Yesu Kristo nk'uko bikwiriye, nk'umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. Amasengesho ntiyakwica kamere, kwiriza ubusa ntibyakwica kamere, gusenga ntibyakwica kamere, kubwiriza ntibyakwica kamere, n'ibindi. Kamere kiyicwa no kwizera Kristo umwana w'Imana. Kwizera Yesu Kristo abambwe nibyo byica kamere igihe cyose. Nihuta rero navuga ngo rero Yesu Kristo urupfu yapfuye, yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, kandi ubwo ariho kubw'Imana. Natwe rero aba ariko twiyumvamo ko twapfuye ku byaha, akaba atari ko turiho, ahubwo akaba ari Kristo uriho muri twebwe. Twiyumvemo yuko twapfuye ku byaha, tukaba turiho kubw'Imana muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Ko Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo amaze kuzuka nta gipfa. Urupfu rero nicyo mufiteho urutabe. Nawe aba ariko wiyumvamo yuko wamaze kuzuka na Kristo mu rupfu rwe. Imana ishimwe cyane. Mwazukanye mu rupfu rwe. Ubu rero nawe ntugipfa. Urupfu rwa kabiri ntacyo ruzagutwara mwene data. Aba ariko wizere muri ubwo buryo. Urupfu rero nicyo mufiteho urutabe. Uko rero urupfu rutakimufiteho urutabe, niko nawe urupfu rutakigufiteho iki? Urutabe. Imana yacu ni ishimwe, kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hanyuma rero urupfu Kristo yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha. Urupfu Yesu yapfuye mwene data, nyumve neza, yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha. Nawe igihe wizeraga Yesu, burya warupfuye ku cyaha rimwe risa. Ahubwo umukoro ufite uyu munsi ni uguhinduka ku ngeso za kamere, ni ukugenda usa n'umwana w'Imana, ni ukugenda ushushanywa na Kristo kugira ngo nahishurwa uzahere ko nawe use nawe. Ariko uhereye umwanya wa none wizere ko umuntu wawe wa kera yabambanywe na Kristo. Hanyuma rero menya iki yuko si wowe ukiriho, ahubwo ni Kristo uriho muri wowe. Imigendere yawe, imivugire yawe, imikorere yawe, imitekerereze yawe, imyumvire yawe, menya neza ko yabambanywe na Kristo ku musaraba. Si wowe ukiriho rero, ahubwo ni Kristo uriho muri wowe. Reka kore, reka bari bugaragara. Niba uri mu muhanda ugenda, umuntu ye kubona wowe. Niba urimo kwambara ugenda, babone Kristo ubana n'abantu utambuka. Niba uvuga ntibibe wowe, ahubwo bibe Kristo muri wowe. Niba uvuze ijambo ntibyakagombye kuba wowe, ahubwo bibe Kristo iyo aza kuba ari wowe. Niba wambara, niba ubana n'abandi, ntibyakagombye kuba wowe, ahubwo byakagombye kuba Kristo ubana n'abantu. Niba urimo kwigisha cyangwa se ukora indi mirimo yo mu rusengero, ntibyakagombye kuba wowe, ntibyakagombye kwitirirwa wowe, ahubwo byakagombye kuba Kristo 100%. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Amina. Nuhura n'umuntu ye kubona ubuhehesi, ye kubona amarari, ye kubona ubusambanyi, ye kubona ubwibone, ye kubona ubwiyemezi, ye kubona kwirarira, ye kubona kwishyira hejuru, ye kubona kwihimbaza, ye kubona ibiteye isoni, ahubwo abone Kristo mu maso yawe umwana w'Imana. Imana idufashe, kandi Imana nitugirire neza. Ndagira ngo rero nihute mvuge nanone kuri Zaburi y'ijana 19. Iyo ndayisoma nihuta. Zaburi 119, Zaburi y'ijana 19 ku murongo waho wa 97. Zaburi y'ijana 19 umurongo waho wa 97. Reka twumve uko Bibiliya ivuze ahangaha. Bibiliya iravuze ngo 97, nibyo biravuze ngo amategeko yawe nkunda ubugeni, niyo nibwira umunsi ukira. Ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banjye ubwenge, kuko bihorana nanjye iteka. Imana yacu nishimwe. Ahangaha Bibiliya iravuga yuko umwigishwa nyakuri iyo akomeje ibyo Uwiteka yategetse bituma arusha abanzi be ubwenge, kuko bihorana nawe iteka. Akomeza avuga kandi ngo mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose, kuko ibyo wahamije ari byo nibwira.
ndajijuka nkarusha abasaza kuko njya nitondera amategeko wigishije. Njya ndinda ibirenge byanjye inzira mbi zose kugira ngo nitondere ijambo ryawe. Simva mu mateka yawe kuko ari wowe wanyigishije. Amagambo yawe andyoheye ubugeni mu nkanka zanjye, arusha ubuki kuryohera mu kanwa kanjye. Imana ishimwe. Amategeko wigishije ampesha guhitamo, nicyo gituma nanga inzira z'ibinyoma zose. 5. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Nararahiye ndabikomeza yuko nzitondera amateka yo gukiranuka. Ndababazwa cyane, Uwiteka unzure nk'uko ijambo ryawe ryasezeranije. Uwiteka ndakwinginze wemere amaturo y'akanwa kanjye ava mu rukoncu, kandi ujye unyigisha amateka yawe. Ubugingo bwanjye buri mu kaga iteka, ariko sinibagirwa amategeko yawe. Abanyabyaha bajya bantega ikigoyi, ariko sinyuba amategeko wigishije. Ibyo wahamije nabyendeye kuba umwandu wanjye iteka, kuko ari byo byishimo by'umutima wanjye. Nshyize umutima wanjye kugusohoza amategeko yawe iteka ryose kugeza ku mperuka. Umwigishwa nyakuri rero nta kindi aba arwana intambara nziza yo kujijuka kurusha abandi, kubera ko yitonda amategeko y'Imana. Hanyuma kandi rero akarinda ikirenge cye kugira ngo kidakandagira mu nzira mbi, mu nzira z'inkozi z'ibibi, kubwo kwitondera ijambo ry'Imana. Ikindi, ijambo ry'Imana riba ari itabaza ry'ibirenge bye, kandi ari umucyo umurikira inzira ze. Imana yacu nihabwe icyubahiro rero. Ahangaha ijambo ry'Imana ravuga ngo nshize umutima wanjye kugusohoza amategeko yawe iteka ryose kugeza ku munsi mperuka. Cyama nawe ugafata icyemezo cyiza cyo kuba umwigishwa nyakuri. Kandi rero kuba umwigishwa ni icyemezo umuntu afata, ni umwanzuro umuntu afata wo gutera intambwe kuva mu bukristo ukinjira mu kuba umwigishwa nyakuri wa Kristo. Birumvikana, ni ukwemera gusiga byose ukikora umusaraba wawe hanyuma ukamukurikira. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire hejuru, turavuga hejuru y'umwigishwa nyakuri. Tugiye kuvuga ibimuranga, ibisabwa ndetse n'ibimuranga, ibyo agomba gukora kugira ngo abe umwigishwa nyakuri, ibyo asabwa criterias. Hanyuma tuzaza kuvuga ku bimuranga, ibigaragaza ko uwo muntu ari umwigishwa nyakuri. Kuko tubonye neza yuko arafata yitondera ijambo ry'Imana. Bango umwigishwa nyakuri we yirinda, we akomeza inyigisho yigishijwe kugira ngo arushe, ndetse niba ngombwa arute n'umwigisha. Kuko Bibiliya iravuga muri Matayo 10:24-25, birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha, ndetse umugaragu akamera nka shebuja. Bivuze ko rero umwigishwa n'ibyo bintu agomba kwitondera. Kandi Bibiliya iravuga ngo Yesu yabwiye muri Yohana 8, cyo cyaho ni icya 8 nibyo 31, ngo Yesu abwira abigishwa bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri, kandi muzamenya ukuri, ukuri niko kuzabatura. Niba ushaka kuba umwigishwa nyakuri, omatana n'ijambo ry'Imana, emera kubyarwa n'ijambo ry'Imana, emera guhindurwa n'ijambo ry'Imana, emera kwakira impinduka, emera kwera imbuto zikwiriye abihanye kandi zigumeho. Imana ishimwe, kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umwigishwa nyakuri rero ntarangwa n'impano gusa, agomba kuba afite n'imbuto z'umwuka. Byombi bigahuriza hamwe bikemeza ko ari umuturage wo mu ijuru mu isi. kandi imbuto z'umwuka nizo zitwemeza, zidameza ko turi abana b'Imana, ntabwo ari impano. Kuko impano Satani arazipirata, ariko ntabwo abasha gupirata imbuto z'umwuka wera. Imana nishimwe, kandi Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hanyuma kandi Yakobo yarashimangira ijambo, arishimangira nawe aravuga muri Yakobo 1:19, arabanga umuntu wese yihutire kumva, ariko atinde kuvuga kandi atinde kurakara, kuko uburakari budasoza gucyanuka kw'Imana. Ariko kandi mujye mukora iby'iryo jambo 22, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko umuntu wumva ijambo gusa ntakora ibyaryo, ngo ameze nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo, mu kanya gato akibagirwa uko yasaga. Ariko uwitegereza mu mategeko ngatera umudendezo rwose kandi utunganye. Imana nishimwe rero. Ahangaha nabaha urugero ku bakobwa benshi bakunda kugenda
bagiye gusura abahungu inshuti zabo bafite bwa marete, akenshi usanga bafitemo bwa buntu basiga ku minwa yabo, ariko iyo yavuye iwe amaze kwitunganya no kwireba mu ndorerwamo, yava kuri moto akireba, yagera aha umuhungu cyangwa se fiancé we ari akireba nanone, bivuze ngo uyu mukobwa aba amaze kwibagirwa neza uko yasaga. Niko bigeranwa rero n'umuntu wese wumva ijambo ry'Imana akirebera mu ndorerwamo uko asa, ari umunyabyaha, agahishurirwa ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ari ubugingo buhoraho, akabihishurirwa, hanyuma yaho akibagirwa uko yasaga. Uyu nguyu rero agasubira mu byaha. Niwe ugereranywa n'uyu mukobwa, n'urugero rw'umukobwa mbahaye. Imana dufashe rero, umwigishwa rero yumva ijambo ry'Imana kandi akaryumvira, agakora ubushake bwayo, nibyo binezeza Imana. Hanyuma rero nsoza twasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo waho n'uwa mbere. Nibyo 15 umurongo wa mbere. Bibiri yivuze iki? Bibiri iravuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data niwe nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, aho none aringambiriye, none mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri jye. Nijye muzabibu nange muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri jye, magambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byibahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Mwene data rero, nawe unyumva, ndagira nkubwire yuko umaze kwezwa n'ijambo Kristo akubwiye uhereye umwanya none. Tumaze kwezwa n'ijambo twabwiwe rero, nta kintu tugume muri Kristo, nawe agume muri twebwe, amagambo ye agume muri twe agwiriye, natwe tugume muri we, kuko ntacyo tubasha gukora tutamufite. Rero ko bigenda rero, Yesu Kristo n'umuzabibu, twebwe turi amashami, turi ibibabi. Bivuze ngo umuntu uri muri Kristo afite imbuto z'umwuka wera, afite impano z'umwuka wera, yabyawe bwa kabiri, afite ubugingo buhoraho, afite impinduka mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, kandi yarahindutse kugeza ku rugero rushyitse ruri ku gihagararo cya Kristo, kuko ntabwo akurikiza iby'abantu, ahubwo we atera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu ntabwo icyubahiro rero. Hanyuma rero nituguma muri Kristo, icyo tuzasaba cyose tuzagihabwa. Icyo data ashaka nuko twera imbuto nyinshi, kandi imbuto zacu zikagumaho, nizihunguke, niziveho, tukazambara nk'uko umuntu arya imbuto buri munsi. Nibyo koko imbuto zirahenda, imbuto zirahenze cyane bene data, imbuto zirahenze. Sinzi ko niyo mpamvu no mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi, kurya imbuto buri munsi ku meza biragoye cyane. Kuzirya buri munsi, amafaranga kuyabona biragoye. Niyo mpamvu rero umuntu ufite imbuto, niho imijugujugu nyinshi ya Satani niho yibanda cyane. Imbuto rero nubwo zihenze kuzigura mu maduka, kuzigura mu isoko buri munsi, ukazirya buri munsi, nubwo bihenze, ariko tugomba kuzirya buri munsi. Tugomba kwitoza gutungwa nazo, kuko ibyo kurya bidafite imbuto ntabwo iyo ndyo iba yuzuye. Niyo mpamvu turya ibyo kurya tukongeraho imbuto, imineke, amaronji, za avoka, no kugira ngo turye indyo yuzuye. Rero indyo rero ibuzemo imbuto, ntabwo iyo ndyo iba yuzuye. Niyo mpamvu dutegekwa guhora igihe cyose turya ijambo ry'Imana buri munsi, kandi imbuto zacu zikaba nyinshi, niziveho nizigabanyuke, zigahora buri munsi. Abashyitsi badusuye mu ngo zacu, abaje kudusura bose, bagasanga imbuto ziri aho ngaho, bakarya nabo n'imbuto zacu nazo bakazitwaraho, nabo bakaziryaho, kuko basanze ko dufite imbuto z'umwuka wera ziri muri twebwe. Nubwo zihenze, ariko tugomba kwera imbuto nyinshi, kandi imbuto zacu zigakumaho,
abadusuye bose baje mu ngo zacu bakaza bakaziryaho nabo bagasanga ziteguye ahantu hose ku meza, ziri muri salo, ziri mu byumba, ziri ku muryango, imbuto zacu zikaba ziruzuye aho ngani umuntu wese yakwinjira akabasha kuba yaziryaho nawe zikamugirira neza, kavuga ati mvuye ahantu imbuto nziza, meze neza kandi ndatunganiwe. Hanyuma rero reka mvuga ibintu nka bitatu umuntu asabwa kugira ngo abe umwigishwa. Icyambere umuntu asabwa ni ukwiyanga, kwanga imbaraga zawe, kwanga ubushobozi bwawe, kwanga amarangamutima yawe, kwanga amahitamo yawe n'amarangamutima yawe, kwanga imbaraga z'ubushake bwawe, ni ukwiyanga. Icya kabiri ukemera kwikorera umusaraba wawe. Umusaraba ni iki? Umusaraba wawe waba inzara, waba ubukene, waba ubugumba, kutabyara, waba kubutinza mu bukode, waba ari ubukene bwinshi butarangira, uwo waba umusaraba. Rero kwikorera umusaraba wawe ni iki? Ni ukwemera guhagarara mu ngaruka igihe cyose z'ibyo wemera, kwemera guhagarara mu ngaruka z'iby'Imana, kwemera kubura akazi kubwo kwizera, kwemera kudasambana ngo ubone akazi, kwemera kudakora icyaha, ni ukwemera kuba mu ngaruka zo kudakora icyaha kubwo kwizera kwawe. Imana ishimwe kandi Imana yacu nihabwe cyubahiro. Icyanyuma rero ni gukurikira Kristo cyangwa se follow him, follow Jesus Christ. Kumukurikira bivuze ngo ni igisubizo cyo kwemera urupfu rwa Yesu, cyangwa se ni umusaruro uva mu kwemera gupfana na Kristo ukazukana nawe. Bivuze ngo ni ukwemera gushushanywa n'urupfu rwa Yesu. Ikindi cya kabiri mu bundi buryo nabivugamo, kwiyanga ni ukwemera kwizera Kristo ugapfana nawe, ukabambanwa nawe, ugapfana nawe, ukazukana mu bugingo bushya. Hanyuma rero akaba atari wowe ukiriho, ahubwo akaba ari Kristo uriho muri wowe, ndetse icyo ukoze cyose ukagikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wagukunze akakwitangira. Hanyuma rero kwikorera umusaraba wawe wo nta kindi bivuze gufatanya na Kristo imibabaro. Hanyuma rero kumukurikira bisobanuye gushushanywa n'urupfu rwe, ariko kugenda utera ikirenge mu cya Yesu kugira ngo ugere ku muzuko w'abapfuye. Ngibyo rero ibintu bitatu biranga umwigishwa nyakuri. Ngibyo ibintu bitatu biranga umwigishwa nyakuri. Nyuma y'aho ngaho kandi hari ibimuranga. Iyo amaze kuba umwigishwa nyakuri hari ibimuranga. Arangwa n'icyambere kumva ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo. Icya kabiri akaryumvira. Imana ishimwe bivuze kurikoresha cyangwa se gukora ubushake bwaryo, gukora ubushake bw'icyo yumvishe mu ijambo ry'Imana, gukora ubushake mu cyahishuriwe mu ijambo ry'Imana. Icya kabiri rero ni ukumvira. Icya gatatu noneho ni ukurisangiza abandi. Mu Cyongereza ni hearing, icya kabiri obedience, icya gatatu ni sharing. Bivuze ngo rero umwigishwa nyakuri arangwa no kumva ijambo rya Kristo akaryumva neza. Icya kabiri akarikoresha, akarishyira mu buzima bwe kugira ngo rizane impinduka mu buzima bwe. Icya gatatu noneho iyo bimaze guhindura ubuzima bwe akakira impinduka muri we, akemera guhindurwa naryo akarekazana impinduka mu buzima bwe mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ikikurikiraho nuko arifashisha abandi akaribasangiza cyangwa se sharing. Murakoze rero, Imana ibampera umugisha. Mwari kumwe n'umukozi w'Imana Robert Ndemezo ku murongo wa YouTube acisha ubutumwa bwiza, ariyo Robert Ndemezo Official. Niwe wabagezagaho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Mbifuriza kuba umwigishwa nyakuri mu rugo rwawe, mu muhanda, mu kazi ukora kose. Gerageza guhuza ubuzima bwawe bwa buri munsi n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kadusenga Imana. Data twese uri mu ijuru, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kubwira ijambo utambukije Mwami, kugira ngo umuntu wese ugiye kuryumva rimubere impamba n'urwego ruzamugeza mu bwami bwo mu ijuru. Reka rero umwigisha n'umwigishwa tugabane ijambo ryawe, kuko bihagije yuko umwigisha n'umwigishwa bamera kimwe. Urakoze Uwiteka, twuzuze umwuka wera, imbaraga z'umwuka wera zerekeza iri jambo rigere ku bakristo bose mu Rwanda no hanze y'igihugu cyacu, kandi rizabageze mu bwami bwawe kugeza ku munsi w'impanda. Urakoze kubumvisha gusenga kwanjye, kubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none iteka ryose. Amen. Amen.